gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi bagusenga everyday, twongeye kubasuhuza n'ubundi tubashimira ukuntu mudahwema kutugaragariza yuko mudukurikira cyane, tubashimira ukuntu mukora subscribe, like, share, mugashyiraho n'ibitekerezo bye bitandukanye. Ariyo mpamvu n'ubundi dukomeza kuvuga ngo tuganirize abantu batandukanye, harimo pasteri, harimo n'abandi. Twongeye ariko kubanza gushimira cyane cyane umuntu wese ufata umwanya we akawuduhereza, akatwumva, akanatureba, ndetse agakomeza no gukurikira byinshi tugenda dushyira kuri no channel. Ariyo mpamvu tunabashishikariza yuko habaye hari ikintu mwumva wenda cyaduteza imbere, cyagira ahandi hantu wenda kibavana mwebwe, natwe twakura ku bantu dutumira, mwazajya mwandika hasi muri comment mukatubwira byinshi dushobora gukora wenda kugira ngo bigende neza, dukomeze kwiga ijambo ry'Imana. Akanya nkaka twongeye kwakira pastor nanone, muramumenyereye, muramuzi cyane, tugiye kumuha ikaze adusengere, atubwire n'insanganyamatsiko y'uyu munsi yaduteguriye. Karibu pastor. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza, umwanya mwiza duhaye, umwanya w'icubahiro, umwanya utugiriye neza ngo tube tukiriho. Turagushimiye ko wateguye ko tuganira amagambo ya nkuko isezerano ryo rivuga, abana b'abantu ntabwo bazaho batunzwe n'ibyo kurya gusa cyangwa n'imitsima gusa, ahubwo ngo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Waduteguriye uyu munsi mwami ijambo ryawe kugira ngo turisangire, tubere ibyo kurya byera kandi ridukomeze, ribereho kudutunganya kugira ngo umuntu wese muri Kristo agaragare kwashitse ukora imirimo wishimira. Ndagushimiye kuri abana n'abatwumva bose, abadaturanye hirya no hino mu turere dutandukanye, ukabagirira neza, ukabageraho kubw'icubahiro n'imbaraga zawe, maze izina ryawe rigahabwa ikuzo mu bihe byacu bya none no mu bihe bizaza. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor Mpazi Birego Pierre, uyu munsi tugiye kuganira ku gisima cyangwa ikidendeze cy'Ibetesayida. Uyu munsi wa none niyo nsanganya amatsiko. Tugiye gusoma muri Yohana igice cya 5 umurongo wa mbere, turageza ku murongo waho wa 17 batubwira. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu aje Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendeze mu ruhero cyitwa Betesayida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza bari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akaja muri icyo kidendeze agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza unantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka ukorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko Abayuda babwirukijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko yikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, wankije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu wamukijije. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo cyatumaga Abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato
gusa ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo. Nico catumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite akigereranya nayo. Ijambo Betsaida risobanura ngo inzu y'imbabazi, maison de miséricorde, inzu y'imbabazi, n'ahantu hagirirwa imbabazi. Iri jambo rero rituruka ku ijambo ryitwa Beteli. Beteli bisobanura ngo inzu y'Imana. Betifage risobanura ngo inzu y'imitini. Betsaida bisobanura ngo inzu y'imbabazi. Noneho rero inzu y'imbabazi ni ahantu abantu bagirirwa imbabazi aho gukirira. Naho Betelehemu ni inzu y'umutsima. Inzu y'umutsima Betelehemu, inzu y'imbabazi Betsaida, inzu y'Imana Beteli, inzu y'imitini Betifage. Ni amagambo akomoka ku kintu kimwe, Beteli ni igiheburayo, ijana ururimi rw'igiheburayo. Ikidendeze rero Betsaida cariho amabaraza 5, kandi uyu muntu wari urwaye imyaka 38 biragaragara ko cari igihe kirekire, kuko Yesu yaganiraga nawe amaze imyaka 30. Nukuvuga ngo Yesu yavutse uyu muntu arwaye amaze imyaka 8. Byari bikomeye cyane, kandi mu bigeragezo by'ubwoko 7 bitandukanya abizera n'Imana. Kurwara indwara idakira ni icyambere. Urwara indwara idakira, ab'umuryango bakakurambirwa, n'abaturanyi bakakurambirwa, n'inshuti zikakurambirwa. Ab'umuryango kubera wabamariye imitungo ikagushiriraho urumwe, kandi muzagabana muri benshi, bagasigara basenga ngo Mana mutabare umuruhure. Suko bakugiriye impuhwe, ahubwo barananiwe. Ikigeragezo cya kabiri gitandukanya umwizera n'Imana ni ubukene budashira. Icya gatatu ni ubukire butunguranye. Icya kane ni ubupfakazi. Icya gatanu ni ubugumba. Icya gatandatu ni urubyaro rubi. Icya karindwi ni ukwanga n'abantu. Ni ukuvuga ngo kurwara indwara idakira ni ikigeragezo, gukena bidashira ni ikigeragezo, gukira utunguwe ni ikigeragezo, ubugumba ni ikigeragezo, ubupfakazi ni ikigeragezo, kubyara nabwo ukabyara urubyaro rubi ni ikigeragezo, ariko no kwangwa n'abantu naco ni ikigeragezo. Aha rero uyu muntu wari ufite imyaka 38 warwaye Yesu ataravuka, Yesu akagira imyaka 30, akaja kumubaza akaganira nawe, yari yarihebye. Nta nizo mpamvu ikibazo Yesu yamubajije ntabwo yagisubije nk'uko byari bikwiye. Yaravuze ngo mbese urashaka gukira, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo Yesu amurebye amenya ko amaze igihe kirekire hariya ababaye. Aramubaza ngo mbese urashaka gukira. Ntiyavuga ngo yego cyangwa oya, il pouvait répondre oui ou non, ariko ntiyavuga ngo oya cyangwa yego, ahubwo aravuga ngo nabuze uwantera mu kidendeze cy'amazi, y'amazi yihindurije, iyo nkihaguruka nkijya kuzamu ntanga kumanukamo. Yesu ngo amenya ko amaze igihe kirekire aryamye arwaye, aramira ngo haguruka wikorere uburi bwawe ugende. Haza kuvuka ikibazo gikomeye rero. Hari ku isabato, kandi abayuda ntibemeraga umuntu ukora ku isabato. Bahuye nawe yikoreye, bati bite byawe? Atuwankijije ni wantegetse ngo ikorere uburi bwawe. Namaranye namwe imyaka 38 ntaco mwamariye. Uje akavuga rimwe ngahaguruka, ntabwo ariwe nari gusuzugura, ahubwo niwe wantegetse. Bati ninde? Yesu yari yigendeye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nico catumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, uretse kuzirura isabato gusa, ngo ahubwo ahora yita Imana ko ari se bwite kandi akigereranya nayo. Ni ukuvuga ngo mu byo Yesu yazize no kuzirura isabato nacyo kirimo, kuko ntabwo kuzirura isabato no gukura isabato biratandukanye. Ntabwo Yesu yakweho isabato, yarayiziruye. Ni ukuvuga ngo imikorere y'abakoraga ku isabato niyo yahinduye. Icyo kintu kidusobanurire pastor. Imikorere
y'abakoraga ku isabato niyo Yesu yahinduye, ntabwo yakuyeho isabato. Angano baribesha cyane abantu ngo Yesu yakuyeho amategeko, ngo Yesu yakuyeho isabato. Oya, ahubwo ni imikorere, icyo bita kuzirura. Mu gifaransa bakoresha ijambo rikakaye bivuga ngo viole, ariko viole ntabwo rihuye neza no kuzirura, kuko ahubwo yashatse kugorora. Uko abantu bumva gisabato bayumva ukundi, nta kindi. Kuko Yesu yari amaze gukiza umuntu, kandi abayuda ntibemera ko umuntu akiza. Urumva abayuda bari bashaka ko nubwo yari kumukiza ariko kugira ngo genda uzagaruke gushikira uburiri bwawe ni mugoroba, kuko umaze gukira nico cingenzi. Ariko Yesu arangatoya nubwo ari kwisabato ari ubwikorere. Kwikorera ku isabato rero kuri Yesu ntabwo cari icaha. Icingenzi kwari ukwezwa mu mutima. Noneho turareba iki kidendeze cy'amazi. Hari ibyiza cari gifite, hari n'ibyari bigoye cari gifite twakwita bibi. Nibyo tugiye kuganiraho. Ku byiza byacu cakizaga indwara zose kidatoranije. Ntabwo cavuga ngo niza amenyo sa amaso, ntabwo cavuga ngo nshoboye ibyo mu nda sinshoboye iby'umutwe, ya cakizaga indwara zose. Ico ni iciza cacu. Ica kabiri cakizaga abantu bose kitarebye uturuka, nta recommandation, nta rwandiko, kikagukiza ukujuri kose. Ni ikintu cyiza cakira kidendeze mu buryo bwa kabiri. Ica gatatu kidendeze nto cagiraga nyiracu ngo habe kimenyane, ahubwo warazaga kikagukiza cyeta kubajije izina naho uturuka. Ariko ubu cyagiraga igihe cyakoreraga. Nibyo tugiye kugeraho. Ntabwo cakubazaga izina, cakuvuraga kuko urwaye gusa. Icyakane nto cakoreraga ku gihe. Hari igihe ugera ku bitaro akavuga ati ni nijoro uzazejo. Ntabwo cakoreraga ku ijoro cyangwa ku munsi cyangwa ku zuba cyangwa ku mvura ngo gitegekwe nabyo. Imvura yagaba yaguye kigakiza, izuba ryari kuva kigakiza. Icyingenzi nuko haga wubahirije gusimbukira mu kidendeza amazi yihindurije ugatanga abandi, nta kindi. Ariko ibyo kuvuga ngo ni cyande, oya, ibyo kuvuga ngo ni izuba, ni ijoro, ni igitondo, ndaru, oya, nta kuruha kwacu kwabagaho, nta n'ikiruhuko cyagiraga. Cyo ni cyakane cyiza. Icya gatanu cyiza cy'ikidendeze nuko iyo hagurukaga umaze gukira kitakwishuzaga. Wigendera gukuri. Ibyo ni ibintu bitanu bigaragaza ubwiza bw'ikidendeze cy'amazi. Icya mbere cyakizaga indwara zose, icya kabiri cyakizaga abantu bose, icya gatatu nticagiraga nyiraco, icya kane ntabwo cakoreraga ku bihe ngo gitegekwe nabyo, icya gatanu ntabwo cishuzaga. Ariko hari ibyari biremereye byaba bibi byabogamira abantu. Icya mbere cyari kimwe abantu bakabije kuba benshi bigatuma bahasazira, kandi uwakiraga ntabwo ari waje mbere, ahubwo ni uwatanze abandi gusimbukiramo. Ishari rero aho ngaho riba ikibazo, kuko wagumaze imyaka nk'itanu, undi amaze imyaka 2, undi amaze amezi 3, uhageze uwo munsi abakibasuhuza cyakwihinduriza asimbukiramo agakira agasubira akabasiga, mugasigara mubyibazaho. Icyo ni ikibi cyacu. Icya kabiri kibi nuko ikidendeze cyakoreraga mu kavuyo, nta organisation yari ihari ngo hagire ushira abantu kuri gahunda bahe nimero bakurikirana uko baje. Naco cyari ikibazo, hasimbukaga umunyembaraga nuhuje n'amahirwe yuko amazi yihindurije. Icya gatatu kibi cyico kidendeze cyari kiri conditione, nukuvuga ngo marayika ntiyateguzaga. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo rimwe na rimwe marayika amanukaga mu ico kidendeza agahinduriza amazi, ariko rimwe na rimwe ntawabwiye, nta tariki yohereje, bigatuma yo gutungurwa gutebutse. Unuwari utegereje gukira yari yaratinze, yaje gusimbuka uvuye mu rugo ni ugifite akabaraga kamutanga kumanukamo, akaba ari ukira. Kuba kitari gifite marayika uteguza, marayika uteguza, marayika agatungura agahinduriza amazi abantu batabizi, byatumaga haza ikibazo gisa no guja n'intambara no kwanga abakize, kuko abakize atari bo baje mbere. Icyakane cyari kibi
nuko ikidendeze cyari cyarashiriweho gukiza umubiri ntigikiza umutima. Kuko uwajagamo ari umujura yakiraga indwara y'umubiri ariko akavamo ari umujura. Uwajagamo ari umurozi yakiraga indwara y'umubiri akagaruka ari umurozi. Uwajagamo ari umusambanyi yakiraga indwara y'umubiri agasubira ari umusambanyi. Uwajagamo yangana yakiraga indwara y'umubiri agasubirayo yangana. Ntabwo cakizaga ngo kigere ku mutima. Ariko Yesu ye abagukizaga yarakubwiraga ngo n'ibyaha byawe urababari, ariko ikico warakiraga ugasubirana y'ibyaha byawe uko byakanganaga cyose byari ibibi nyine byari bihari. Kandi kuri uru ruhande noneho nta cakizaga ugihumeka, iyo umaze gupfa ntaco marayika yakumariraga, n'ikidendeze ntabwo cari gifite ubushobozi bwo kuzura. Wamanukagamo ugakira indwara yawe, ariko aho wapfuye ntikikuvugeho. Nuvuga ngo abahapfiraga kuri ayo mabaraza atanu bose babasubije imuhira ari imirambo barabashingura. Nta wigeze hapfushiriza umuntu wagize guhumurizwa. Nizo mpamvu cari kimwe abantu bakaba benshi byari bibi cyane. Cyakoreraga ku itegeko rya marayika naco cari ikibazo. Kuba nta gahunda yo gutanga nimero ngo abantu bakurikirana uko baje cari ikibazo. Kuba carakizaga indwara y'umubiri ntigikore ku byaha cari ikibazo. Kuba noneho kitarazuraga uwapfuye kigakiza ukiri muzima gusa naco cari ikibazo gikomeye. Ariko Yesu turareba ibyiza bye kuruta ikidendeze. Yesu afite ubushobozi muri we bwo gukiriza abantu bose rimwe iyo abishaka. Icya kabiri, Yesu ntagendera ku itegeko rya marayika. Oya, marayika yamanuka cyangwa atamanuka Yesu arakiza. Marayika yabadahari Yesu arakiza. Amazi yihinduriza atihinduriza Yesu arakiza. Nicyo cyiza ca Yesu Kristo. Akiza atagendeye ku itegeko ry'ibintu runaka. Icya gatatu noneho Yesu yagukijije umubiri akubabarira n'ibyaha ukavamo uri muzima kandi ukaza uri umukiranutsi. Icyo cyiza ca Yesu. Aragukiza akaba ati haguruka wikorere ubwawe ugende, ariko ibyaha byawe akaba yarangije kubikubabarira. Nibyo byanditswe muri Matayo ibice 9 habago mwana wanje urakize n'ibyaha byawe urabibabariwe. Bisobanura ngo Yesu Kristo akiza indwara agakiza n'ibyaha. Ari muri Matayo ibice 9 aravuga ngo yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu wabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kirema ati mwana wanje humura ibyaha byawe urabibabariwe. Nukuvuga ngo kirakira kandi kibabarirwa ibyaha. Bisobanura ngo Yesu Kristo yakijije umuntu amukiza n'ibyaha. Kandi iciza ca Yesu Kristo ku ngingo ya 4 nuko iyagukijije urwaye ntabwo ubushobozi bwe bugarukiye ku burwayi bw'umubiri, ahubwo n'abapfuye arabazura. Yavuze ngo Lazaro sohoka, uwarupfuye amaze iminsi 4 arumva agahaguruka ko imbere y'Imana ibintu byose bigira amatwi. Yabwiye inyanja guhagarara irabyumva, yabwiye umuyaga ngo ceceka ugatuza. Ibintu byose ari imbere y'Imana bija bigira amatwi. Ariko abantu nubwo bavuga ngo bafite kwizera bakananirwa kubwira ihene ifite amatwi ngo hagarara ngo ihagarare, nayo ikananirwa kumva ubwayo. Ariko Yesu kubw'ubushobozi bwe bw'Imana akavuga ngo ceceka wa nyanja bigaceceka, ceceka wa muyaga ugaceceka. Narizo mpamvu yahamagaye n'uwapfuye amaze igihe cyari cyo cyose ari mu kuzimu arumva agahaguruka. Niko gutabara kwa Yesu kuzuye. Kandi none ikiza ca Yesu yamaze kugukiza arakubwira, aravuga ati mwana wanje ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruta irya mbere. Haguruka wikorere buri bwawe. Bisobanura ngo aragukijije ariko nta byaha usigaranye, kuko yabisigarana yari kumubwira ngo
ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riti rya mbere ahubwo yambwiye ngo hagarara gukora icyaha kugira ngo ugumye ube muzima. Iki cyari ikimenyetso kigumana n'abizera, ntabwo kwari ukugira ngo abazuwe cyangwa abakijijwe babe bazima iteka ryose. Cyari ikimenyetso kigumana n'abizera nk'uko bavuga muri Mariko ibice 16 umurongo wa 16 bavuga ngo uwizera wese akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Dore ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngibi: ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanje, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi mu izina ryanje, ngo bazafata inzoka mu izina ryanje, ngo bazanywa ikintu cyica mu izina ryanje, ngo bazavuga indimi mu izina ryanje. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera, ariko no kuzura umuntu azongera gupfa ni ikimenyetso kigumana n'abizera. Abera rero bitorero bakwiye guherekezwa n'ibi bimenyetso bigumana n'abizera, kuko bizabaherekeza igihe cyose bakiri mu mubiri kandi bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu rero niwe kidendeze nyakuri, niwe ubasha kugukiza akagera aho ushaka, kuko iyo amaze kugukiza akagukiza n'ibyaha aguhesha ubugingo. Abisi niyo basengera abantu bagakira, ntibabasengera ngo babone ubugingo, ahubwo barabasengera bagakira ku mubiri kuko ari impano bahawe, ariko nta bushobozi bafite bwo kubabarira ibyaha. Uretse Yesu Kristo wenyine niwe wahawe ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Na nizo mpamvu hano babyibaje bavuga ngo abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icoroshe ni iki? Ni ukuvuga ndi ibyaha byawe urabibabariye cyangwa byuka ugende. Kuki mutangajwe nuko mvuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ntimutangazwe nuko mvuze ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende? Yesu Kristo rero yasanze bari abantu ku kidendeze cy'i Betesayida bari abarwayi benshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwinshi bw'abarwayi, ibirema, ibipfamatwi, abanyunyutse, abo bose bari bategereje n'impumyi yemwe ko amazi yihinduriza kugira ngo usimbukiramo ubanza gusimbukiramo akire. Bari baharwariye igihe kirekire, ariko Yesu imikorere ye ntabwo yaraze gukiza bose imibiri, ahubwo yaraje gutanga ubugingo ngo abereke icyo kimenyetso kigumana n'abizera ko Yesu Kristo afite ubugingo muri we, kugira ngo abamwizeye bose bazahabwe ubugingo buhoraho. Nizo mpamvu yakijije umwe, abandi batangiye kugaruka ngo nabo babwire arigendera. Yari imikorere kugira ngo aha agaciro iby'ubugingo kuruta iby'umubiri. Nizo mpamvu ngo ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruta irya mbere. Aragenda arababwira ngo ni Yesu rero. Ijambo ry'Imana ngo nicyo cyatumaga abayuda bashakisha ukuntu bakwica Yesu, ndetse nguretse kwita n'umwana w'Imana kwari se bwite, ahubwo yaziruye n'isabato. Azirura isabato, ntagira isoni ryo kwigereranya yita umwana w'Imana kw'Imana ubwayo ari se bwite. Nibyo yazize. Ntabwo gukora ku isabato iyo umuntu akora neza ntabwo ari ikibazo, ariko no kwiziririza ntukore nabyo ntawututse, nabyo nta kibazo. Ntawututse nabyo nta kibazo. Ushobora kwirigira iwawe udakora, haba ku wa mbere hari icyo Imana yaguciraho iteka, ntacu. No ku isabato rero udakoze nta kibazo, ariko uciriyeho iteka ukora ku isabato ufite ikibazo. Ahubwo pastor, hari icyifuzo nagize ndavuga nti ukwiye kuzatuganiriza ku buyobe bwagiye buzanwa n'amadini n'amatorero atandukanye. Nibyo tuzakora mu gihe gitaha. Nukuri pe kirakenewe. Kirakenewe cyane. Kubera ko niba abaziririza isabato bagira gutya uko yayiziririje nta kintu na kimwe yakora, abiyo mirimo myiza cyangwa se n'iyindi pe nta kibazo, ariko none ugasanga nibo kenshi bahindukira bakajya gucira imanza abandi bantu. Yiciriye imanza abandi utari Imana ubwayo uba wiciriyeho iteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimucirane imanza, ngo mwibwire ngo muri abakiranutsi. Iryo jambo rero rirabagonga. Umuntu ucira undi imanza afite ikibazo,
Imana yonyine niyo mucamanza, ntabwo abantu ari bo bashinzwe guca imanza no kumenya uko abantu bifashe, kandi buri wese afite uko yumva ibyanditswe byera, ariko Imana impumeko ni imwe, kwizera ni kumwe, umubatizo ni umwe, umwami ni umwe, Imana ni imwe, umwuka ni umwe. Ni ukuvuga ngo itorero nubwo basengera hatandukanye ntabwo ari cyo cyabatanye, kuko umwuka ni wa wundi, ariko iyo haje amacakubiri yo gucaniraho imanza, icyo gihe abantu bahinduka nk'abanyamahanga. Ikidendeze cy'ukuri ni Yesu Kristo. Abatwumva uyu munsi wa none hirya no hino mumenye ko ikidendeze cy'ukuri ari Yesu, kandi mumenye ko n'isabato itakuweho, ko ahubwo Yesu yayiziruye iraviole gusa kugira ngo atunganye imikorere yayo nuko abantu bakwiriye kubyitwaramo, ariko ntabwo yayikuyeho parce qu'il n'a pas aboli la loi. Ni kujya muri Imana bivuga ngo je ne suis pas venu pour abolir la loi mais je suis venu pour l'accomplir. Ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Ucyo gihe nuko yasohoza rero Yesu yakoresheje gusohoza, kuko bisobanura ngo yari yaraheze mu nzira, ntabwo yari yabashiye gutsindishiriza umwana w'umuntu. Ariko Yesu aje none amategeko akora nk'uko bikwiye, kuko yose asohorera muri we. Nizo mpamvu ibyo gukundisha Uwiteka umutima wose n'ubugingo bwose n'imbaraga byose, no gukunda mugenzi w'umuntu nk'uko umuntu yikunda, byabaye isengesho n'itegeko ryo gukiranuka risohoza amategeko yose. Bisobanuye ngo uko isabato yazirizwaga mbere y'isezerano rishya, Yesu ubwo yaritegereje asanga yuko bitigeze bicungura umuntu, kuko habaga kwicana buri munsi w'isabato, uwakoze bamuteraga amabuye. Kubara 16 umurongo 15 umurongo wa 32, kubara 15 umurongo wa 32 habaga gutera amabuye abantu bose bakoze ku isabato. Ariko Yesu kuko ari umunyembabazi, araza aravuga ati aba bantu bazambarana, reka mpindura imikorere y'isabato. None aravuga ati gukora byiza si icyayi ukora neza. Ikindi noneho rero uko yakoraga itarasohora ngiye kuyisohoza kugira ngo ibashe gukora inogera abantu mu buryo noneho muri Yesu Kristo harimo ubugingo, kandi isabato ikabisohoreye muri we. Izo mpamvu Yesu avuze ngo ninje bwambi isabato. Yesu ni umwami w'isabato, nizo mpamvu yategetse uriya muntu ngo byuka kandi wikore, nuko ari umwami wayo. Abubahiri abakunda Yesu bakaba baramwizeye, baruhukiye isabato muri we. Iyo ryasengesho rivuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura, munyigire uko nduworoheje, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Uburuhukiro bw'umutima ni bwo Kristo aje gutanga. Ese pastor ubundi kubera uburuhukiro bw'umubiri ntabwo bwabasha gutsindishiriza umuntu. Ubundi kubera iki iyo turebye Yesu dusanga hari ibintu byinshi yagiye akora kandi akabikora ku isabato, kandi abayuda batarabyemeraga? Kubera iki Yesu yakoraga ibintu byinshi ku isabato? Yazari inyigisho, ntabwo yakoraga kubera ashaka gukora, ahubwo kwari ukwigisha abayuda ngo bamenye imikoreshereze y'isabato nabivuze. Abereke ko nta kibazo gukora, yikora byiza, kandi Yesu ntiyabasha gukora bibi. Ariko n'umuntu ushoboye gukora byiza akabikora ku isabato nta kibazo. Ugomba kuzatwigisha ubuyobe bw'amadini pe. Sinzi Imana kidusange kugira ngo tumenye ikidendeze cy'ukuri. Ibindi bidendeze biragorana bikarushya, ariko Yesu Kristo niwe kidendeze dushobora gukoraho tugakira indwara y'umubiri, tugakira n'umutima, tukazahabwa ubugingo buhoraho. Abumva rero ijambo ry'Imana batuye mu duce dutandukanye, mumenye ko ikidendeze cy'ukuri ari Yesu, kuko akiriza abantu bose icyarimwe, kandi akaba adategekwa n'itegeko rya marayika, kandi akaba akiza indwara agakiza n'ibyaha, kandi akaba ashobora kuzura n'abapfuye ikidendeze kitabashaga gukora. Kandi Yesu yamara kugukiza akakuganiriza, akagushiramo ibyiringiro ko ari we Mana. Mana yacu dusange kandi dufashe kugira ngo tuzirikane nihe twakura ikidendeze cy'ukuri, ni kuri Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuba ijambo ryawe, utweretse neza ikidendeze cy'ukuri cyari Betesayida, cyashushanyaga inzu y'imbabazi, aho abantu barwariraga bose bagiye guhembuka, aho abantu barwaraga bagiye gukira, ariko cyari ikidendeze cyo ku isi,
ariko Yesu Kristo wavuye mu ijuru aduhindikira ikidendeze cy'ijuru kugira ngo twese abamurebye tubashe gukira zaba indwara byaba ibyaha kandi duhumurizanywe nawe ndetse n'abapfuye bumva ijwi rye babashe kuzuka kwese afite ubushobozi bwose muri we kugira ngo abazamwizera bose kuko ijambo riravuga ngo yaje mu bye abendi bamwemera ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mana ndakwingize kugira ngo abantu bakwizeye ubacira inzira bagira ubushobozi bwo kwitwa abana bawe mu minsi yabo yose bakiri hano ku isi kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe bazabashe kuraganwa n'abandi agakiza badusezeraniye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena. Pastor Imana igumugisha sinzi niba watanga n'ubundi nimero kuko bisanzwe ni Pastor Mpazibirego Pierre nimero ya WhatsApp kuri channel ya gusenga everyday. Channel ya gusenga everyday ni 0786696620 0786696620 no telefone igendanwa ni 0783407035 0783407035. Imana ihana umugisha wumvise amagambo yose mu duce dutandukanye ku isi hose mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.